Kwizera Yesu Kristo ni iki? Kwizera Yesu Kristo ni ubuntu bukiza, aho twakira kandi tukamwishingikirizaho wenyine kugira ngo dukizwe, nk'uko yaduhawe mu butumwa bwiza. Ibyanditswe byo gusoma kuri iki kibazo ni Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 39 handitswe ngo: ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 handitswe ngo: icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yesaya igice cya 20 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4 haranditswe ngo: maze Uwiteka aravuga ati, nk'uko umugaragu wanjye Yesaya amaze imyaka 3 yambaye ubusa, adakwesa inkweto, akabera Egiputa na Etiyopiya ikimenyetso n'igitangaza, niko umwami wa Ashuri azajyana imbohe z'Abanyegiputa n'ibicirwa bya Etiyopiya, abato n'abakuru. Bazagenda bambaye ubusa, badakwesa inkweto, n'amatako yabo ntacyo yambaye, kugira ngo bikoze isoni Egiputa. Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 9 handitswe ngo: kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana kweshwa no kwizera. Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 16 handitswe ngo: nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Kristo Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera, bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko.